Yesu yikoreye ni wowe waduhesheje agakiza. Inkoni yakubiswe izo zaduhesheje amahoro. Amahoro dufite twayashejwe n'inkoni za Yesu. Imisuma yatewe mu biganza biduheshe ubugingo. Tugasoza tuvuga ngo ashimwe Yesu wambambe watugize umwe n'Imana. Ashimwe utakirambuye azamure uko yasize. Uzamure ikiganza wazanye ukizamurira Imana.
maso kuko nababonye ukuntu mwatwitegereje mwafashijwe ariko tituri kumwe neza noneho tujane basi twagerewe ntabwo turi gupromotinga ino ndirimbo hari ibintu abantu bazabashamo amanalize Imana yarayirukishiraza irasha